Nukubera iki mu rukiko byagaragaye ko Jean Paul yikomye Jarasi yakoreraga na Eminyawe waje gutanga ubuhamya kubera ko yari umukozi wa Mika Fashion nyiri 3D yakoragaho. Ndabisobanura nza kwitsa mu mwandiko umwe mu bantu bakwije ibihuha ku mbuga nkoranyambaga basebya afata inkuru y'igihe akayizana akayiri postinga ni disclaimer. Ndamubwira ati disclaimer nturi umugome wogwe uri kwigira umutagatifu ngo ukore inkuru ntago ubwawe Jean Paul ava ku kiriri na Mama Mira ntago yaje asanganirwa n'inkuru mwakoze mugashyiramo n'ijwi rya karya rugo wa Jean Paul. Jarasi mukunda simbabwira makuru ye ese ubwo Jarasi ye ntimumukunda na Jean Paul mukunda simbabwira ibye kugeza ubwo wo hostinze Jean Paul akaza kandagaza Emirene nyuma y'ibyo bibazo yasinyanye amasezerano n'umubyeyi wabo wa Vestina na Dorcas ndetse abishyira ku karubanda. Urabyibuka? Amwe mu makuru rero nyuma yuko biriya bibazo bibaye Emirene yitekereje abona agaciro ke ashaka no kwihesha kandi karenzeho kwiha agaciro akamfatabiliza abana akamfatabiliza Vestina na Dorcas. Ngiye kuvuga ngo breaking news kugeza ubwo Emirene atangiye kureba ijisho ryiza Vestina. Si wowe unsembuye aya have ntago ari we Jarasi ubu nsembuye nta jisho ryiza areba Vestina na Dorcas oya bombi se na kumwe abakunzi babo babaramyi ubwo bo barahita batokesha muratokesha ariko ntimwatohoje ni wowe nsembuye kugeza ubwo atangiye kumureba neza kugeza ubwo ubu none aha nakinijwi Dorcas abyivugira ngo kuki nge mutarantungura kuki byiza nk'ibi bitambaho. Ndagira ngo mbumvisha amagambo witwa Alexis Muyoboke yavuze atewe pressure n'ingagi n'umukada. Umva rero ishyano Muyoboke yakoze umva hano nibona havuye ikintu cyo kubabwira ngo dukore bato na meme na Gaël ubara ukuntu abantu bajya ngo umukire bakabimwira agati gakubiranyije ngiye guhita mbibumvisha umpereza iyo minota mbanje Arizona Phoenix Arizona Missouri na Maine ahari ibirindiro bikuru bya business zose za Coach Gaël. Makuru yose se sinyafite reka mbanze ndangizaho. Muyoboke cyamurenze nawe ubwo avuga ko yari akeneye akanyenyeri ka Coach Gaël. Nge mbagira ngo nzana amafoto nerekane ngo rikiriki w'indenganya mbwire The Ben ngo nawe ubwawe uri gusikama ba Muyoboke mu mayeri nawe ubwawe uri umurara kandi uriyizi mbambwira bariya. Nose The Ben we uri kumuzanamo gute aho ngaho gusikama ba Muyoboke ari ibyo ari gukora ntiyahereye kuri ba Rikiriki n'ibyarangiye umwana wabaye Medi ariko The Ben akanga kumva. Uragira ngo nge ninjire ku rwego Rikiriki na Medi bagize uruhare kugira The Ben atajyana ubukwe muri Amerika. Ibyo urumva atari undi mwandiko Jara. Rikiriki uyu nyuma yuko yakiriye agakiza nyuma yuko amatura avuze ubuhuha yabwiye umwana umwumvira kuva kuri buri kimwe day one ati ngabo Medi mvuze ngo iki. Undi muntu wisabaganyaga kuri projet za Medi ni Medbeat Coach Gaël yaramumenesheje aramubwira ati tuza aha hari ubuzima wikijandika bihuza na ya karakteri ya Medi ndetse umuntu uri kuri Sembare bamwita Kitoko. Vuga ngo breaking news umukada umuntu uri kuri Sembare zo mu rusengero rwa Rikiriki. Urwara indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso hypertension wikanga yuko ari ibyandujwe cyangwa ibyanduye cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse. Urwara amibe cyangwa ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye. Ugira ibibazo by'impyiko, diabete cyangwa igifu cyarakurembeje. Hari abaganga biteguye kugufasha mu kigo cyitwa African Healing Herbal. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania bagakorera no mu Rwanda. Bazwi cyane mu kuvura bakoresheje ibimera. Inkomoko y'izina Healing Herbal bafasha abagore bakunda kugira za infection mu myanya yabo y'ibanga. Uretse nibi kandi nabajyanama bazobereye iby'ubuzima. Niba hari bitagenda neza mu mubiri wawe bagane. Muzagirana ikiganiro gishobora guhindura ubuzima bwawe. Bakorera muri East Africa yose kandi aho waba uri hose ku isi bakugezaho umuti mu kanya nk'ako guhumbya.
bahamagare kuri 0788 83 26 68. Alright, Jaras Official TV twongeye kubana namwe, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye. Twicaye muri Urban by City Blue. Aha ni ahantu heza cyane tuba twicaye kugira ngo ubundi dukegete turekure kandi dukegete, twiteretse gipfura kandi gikapo. Alright, so rero nkuko mubibona ndi kumwe n'umukada, umukada wacu, umukada wanyu, umukada w'abanyarwanda. Uyu nguyu muramumenyereye cyane kuri Donido muri show business, ariko umugabo utajya uryama uko no mu bindi bisata njya numva rwose akegeta. uri kuntera isoni wamfura. Umukada umeze fresh? Ndashima Imana, ndashyushye cyane, nabaye ishanyarazi, narakize, kandi Jaras Official TV yabigizemo uruhare, irandwaza neza rwose, meze neza, ndi gufiringa neza, ndetse ngushimira connection uri kugenda umpa untereka neza gikada nyine, ndetse hari abantu babiri nakuye kuri iyi platform bagize uruhare mu kundwaza nkuko wabinsabiye. Nyemerera nitse ubwo tuba turi gutanga shout out kwizina. Ari muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ni kapo yenda reka ndeke kuvuga ikintu akora kuko kiri heavy cyane, ariko bamwita master kuko ni master mu byo akora, mu byabamo. Yarambresinze ndetse ndamushima, ndetse arandwaza neza, ariko cyane cyane mu miriro ndekura. Urabizi ko twagiye dukorana amakuru menshi muri showbiz, mbabwira ngo ni Kanombe ngarukira kuri za ndabyo na za pankarite mpopera abantu 2 times or 3, ariko sindinjira mu ndege nta birenze kuko na ba Melody byarabarenze barabiririmba. Ariko inkuru zose nkora muri Amerika mfite y'amaso, mfite y'abakunzi bakunda umurongo nkoreramo, bansapotinga, bampubwino, kandi simbwakira uko mbwakira gikada kuko hari ibyindi ndeba, hari nanjye aho mpera, hari n'abandi mbaza nka confirm inkuru kugira ngo nze nitereke nyivuge. Ubwo rero aho niho ninjira mu izina rimwe riri Canada, ndekura amakuru. Aha turi Montreal. Bamwita City Boy Kapo, ukunda showbiz cyane, ndetse asupportinga showbiz, ari kuri miriro atubwira ati nabonye Emirene yacaracaye, akakubwira uburyo Kenisoro nyine nawe abakegeta na Dumba banatura hasi. Ni byinshi byagiye bibanavuze mu myandiko ya kera nyine ntitubijyemo, ariko ndamushimira, Imana imuhe umugisha, bambaye hafi bakonda showbiz, ndetse sometime niyo bibaye ngombwa bare kuri miriro. Na kantu narincisha reka ngusubize ijambo, menya wari utaranarangiza intro mbacyushye. Oyo mukada aba yashyushye, mbacyushye ndekura. Umukada rero nkuko mumubona akaba amaze guterekaho no kwegekaho. Ubwo rero tugiye kwanzika. Icyo bivuze uyu muvandimwe yashyizeho kano gafime, ubwo bagiye, ubwo nanjye ngoswe. Turamenyeranye uri kugenda nawe, nanjye ngoswe yandekura muri wa mujyo waganirizagamo Irene ni uri kugenda unterekamo. Ndetse Jara unyemerere mbitambuke amasegonda make. Nishimye cyane ubwo nabona agafata ku mavuta wamuteretse. Haba ubushize dukorana ikiganiro nkubwira ati fata ku mavuta yampuruje, yantabaje, nta wundi umwitayeho. Aratinyuka ubwe mu kanwa kakabwira mu mwanyi we yasabiye akazi ku isi, bati wowe uri muri timu y'abandwanya utaniye na Nopuja. Ibyo nkaza nkabivuga, mbivugira iki? Yago TV show y'influencingaga, yaremeraga abantu, yaganirizaga abanyamuziki, nta yihari. Twarabivuze. Emirene inzozi ze ni Montreal nyine. Ariko se wowe zabaye impamo none. Yitereka ati ngo agitumo bimwe bakti yakoraga se Dumba sha wangoye gitumo, ukabereka ko uburiri bushashe. Ibaze kubwira umuntu ngo aze mugacuranga cyane, umuntu aryamye, Vestina na Dorcas, ndetse uburiri bukabushashe neza, wagiye ubona za pranka za cyane. Uri kumva bacuranze indirimbo bataripotinga. Uburekura nzakwitsaho diwo yawe na Irene mwatangiye kugenda murekura kuri Jaras na MIE bigapfuba. Nzabikubaza nutabivuga mvuga icyaba kubise. Nta kibazo.
ntawe umenya ikimukubise uri kumva umunsi umusa naje aho imbere ewana ubwo rero nari mbikomojeho ngira ngo nshimire Siri Boy ndetse yibereye Canada bazenguruka imijyi yose nawe aba hafi umukada avuga ngo turagushyigikiye ubwo rero nabo bantu babiri Master from Colorado ndetse na City Boy Imana ibaho umugisha ndetse mbivuza aha kuko nabakuye aha kuko ari abantu bawe kuko iyo uvuze ikintu ukagisaba abakunzi bawe bakagikora ni blessing no kubivuga ni fresh. Shout out ku basaza kandi Imana ibaha umugisha utagabanyije aho bakwiye Imana ihasubize kandi hakubye ngira ngo biba ari fresh kabisa biba ari fresh ntabwo nkunze kubona izo ntuza izo action zimeze gutyo ariko ubwo mba mvuze nti ni wane warutangiriye kuri Irene uvuga uti diwo yacu ariko nanjye ubushize ubwo duherukana uribuka ko imwe muri breaking news waduhaye harimo ko Irene yamaze kugura yamaze gukodesha hariya inzu izabamo Vestina na Dorcas. Irene nyuma y'ibyo bibazo yasinyanye amasezerano n'umubyeyi wabo wa Vestina na Dorcas ndetse abishyira ku karubanda. Urabyibuka amwe mu makuru rero nyuma yuko biriya bibazo bibaye Irene yitekereje abona agaciro ke ashaka no kwihesha kandi karenzeho kwiha agaciro akamfatabiliza abana akamfatabiliza Vestina na Dorcas ngiye kuvuga ngo breaking news kugeza ubwo Irene atangiye kureba ijisho ryiza Vestina si wowe unsembuye aya have ntago ari we Jaras ubu nsembuye nta jisho ryiza areba Vestina na Dorcas oya bombi se na kumwe abakunzi babo babaramyi ubwo bo barahita batokesha muratokesha ariko ntimwatohoje ni wowe nsembuye kugeza ubwo atangiye kumureba neza kugeza ubwo ubu none aha nakinijwe Dorcas abyivugira ngo kuki nge mutarantungura kuki byiza nk'ibi bitambaho nuko anniversaire zaje agasaba uburenganzira uruhushya deregiteri niyo zaba ari ku ishuri batamumuha ndikumvishe Jara dukatinge ndishake ejo bundi kuri anniversaire ya Vestina cyane wakurikiye ubwe mu kanwa ke ubugira ngo se mvuge kanamureba neza ababyeyi ntibabyakire neza ibyo tubyihorera impamvu rero ibyo uvuze ari byo amushuwa yamaze kuvuga ngo aho bazajya kimwe mu bintu byatumye batagenda umwaka ushize suko batari bakonfirimwe suko amafaranga atari meza ni Irene wavuze ngo no nabuze visa ntaho bajya bajye mu birura bajye mu maboko mabi ababyeyi ari bo barampaye icyizere nkabigisha nkabajyana mu modoka muri Texera ku ishuri nkabahereza abana bakanyiyumvamo abana ubwe baramuvugira afite reputation nziza ku babyeyi Vestina mukuru siwe mukuru kuri Dorcas Irene murokore wacu reba igitaramo reba hari gushya reba viewership so no kuvuga ngo Irene agomba kugaruka akitwarira abana agomba kugenda gake agatata akareba agakodesha akareba imirire akamenya donido nawe ubwe ari gusatisfeza inzozi ze nyuma yaho agaruke mu Rwanda abashyire mu yandi maboko mabi nkubwire ukuntu anamanaging imbuga nkoranyambaga zabo nkubwire ukuntu aba bana nta access bafite kuri za IG zabo ubandikira ubarobingo bakandira akanyenyeri ubere ku bubi bwa Irene si wowe binzanyemo nurangiza nazarazimana ninjye mucaho mujye kwisha mbimenya ko hari nundi mwavugishije ikibazo kivuka nzagaruka ababyeyi bacu ntwara abana mudusezere mutwifurize umugisha mbajyane nge ndaha nzaho tugiye nzi icyo bisa uvuga ngo Irene yagiye kwiga ikibuga nicyo bivuga azaterura abana bajye mu nzozi nk'izo Medina de Ben bavivye nk'izo Chari Anina bavivye ni wowe wabivuze bari no kuziviva
ninkwakira nka guhostinga nugusaba na akarima kawe ariko umusa Nyarugenge izagendwa n'abayisobanura ntago banga yacu izarebwa n'abatangizi muri showbiz komeza genda ubu ujyaho nagira ngo ako kantu ugashyiraho umucyo kurumva nagira ngo tumusezera arashaka uzakora gashya abanyamakuru baje kumusezeraho bakazaba baruta abasezera Bruce Melody nagashya ni seve akubwira ngo ni cash tuzabyinjiramo tubisesenga jara wampaye nk'iminota nk'itandatu hari ubwo twatinze gatoya mba ngucarenjinga ariko mba nanakurikirana fata ku mavuta yavuze ibintu byinshi ahangaha nicaye nkabikurikirana kandi simbikurikirane gifana ariko mu bintu byinshi yavuze hari akantu gatoya nshaka kuvuga nshaka kubumvisha ngewe ubwanjye mbabwira ibintu wenda ntimubyakira ariko iba ari realite genda uvuga ibintu ku muntu by'ukuri umuntu akababara umuntu akumva yakurega ubushize ndaha naravuze ngo fata ku mavuta yampuruje ninde wundi yahuruje ninde wundi yatabaje ninde wundi umwitayeho kweje ari nge ko dukorera mu mujyi umwe yabyirase ngo abana yatoje ngo muri pipiniyeri yafata muri fiyereza mwapanze umurongo munatubwira n'ibyo tuvuga se muri fiyereza mbivugiye iki fata ku mavuta bari kumurwanya timu ariko ubwanjye nanjye yarandwanyije yifuza no kuba yanandega ngo hari n'igihe batagufunga ariko ngo bakagucubya birabapfubana kuko tuvuga facts n'ingagi ivuga facts uzi ubuvugizi maze gukora uzi abantu imaze kuvugira hagashya Imana ishimwe nkuko nabivuze ubushize ariko ibi byose mbivugiye iki mvuga ubukene bwa timu yindi ntibabyakiriye ndetse n'ikimenyimenya abantu bose iriya timu ya managinze barahabi bari mu maganya uwateye imbere wese yateye imbere bamaze gutandukana ndagira ngo mbumvisha amagambo witwa Alexis Muyoboke yavuze atewe pressure n'ingagi n'umukada unyumve neza ntuze kurangara umukada ndavuze ngo fata yampuruje ninde wundi wamuvugira ashinja disikrema ko bosi wari no puja umurega warabyumvise nabyumvise ibyo ko ari uko Jihad nawe bamuhiga ko nanavuze ati niyicare yige yumva ikizamo bariya ntiyirirwaga birukanka inyuma none ubwo bamuhize yenda afashe isomo carufata isomo tari uko ngamije ngo bamuboha ahubwo ari ukugira ngo arebe ukuntu ubuvandimwe ntacyo buvuza aha muri showbiz ndetse mvuga uburyo ko Kigayera ari umukire uze kuma iminota 2 mvuge ku makuru mfite aturuka Arizona ariko aho hantu yego uze kwasobanura neza kuko abantu bagushinja kuba inkoma mashyi ya Coach Gayera abo bantu barabyibagiye timu ya gikene yego yo yita gutyo ndangije nitsa umwandiko nibutsa Muyoboke ngo uri kubeshya nde wowe bwawe ntago Godfather ya hostinze Twitter space ukayimanukamo igitaraganya ndangije ntoza amakuru menya ko hari akanyenyeri kari gakanzwe nyuma yuko waruje uvuga ngo ugiye kurekura imiriro akanyenyeri gakanzwe urahubanuka SUV Burundi none ko wavuze ngo enough is enough none nditeretse ngiye kubivuga kwa Chita Magic umuvugizi wa timu ndetse na Makaca watanze ibirego n'iki narabivuze abari hafi aho ntago ibyo bintu ntago abizi Muyoboke noneho ingagi yamuteye pressure yivamo arekura imiriro nanjye navuze banjijije y'ubukene bwabo gukena singeso y'ukuntu abantu ya managinze yagendaga bakama uribuka breaking news ajya mu Bubirigi akabeshya Chari na Nina ngo accommodation ngo tike bakitegera bagerayo bagasanga yanari avance yabo urabyibuka ndabyibuka yego ubwo ibuka iyo tuwasesi yandi Badrama yagiyemo agataha agati gakubiranyije ngiye guhita mbibumvisha umpereza iyo minota mbanje Arizona Phoenix Arizona Missouri na Maine ahari ibirindiro bikuru bya business zose za Coach Gayera makuru yose se sinyafite reka mbanze ndangizaho
muyoboke cyamurenze nawe ubwo avuga ko yari akeneye akanyenyeri ka koci Gayeri. Ingagi yabivuze aha ngo ikintu cyabababaje ni uko bananiwe kurya amafaranga ya koci Gayeri, twe tuyarya rero baraduhiga. Ngiye kubibumbisha breaking news, narabivuze noneho baranseka baransebya bashaka kungwishamo, ariko ntago amafaranga ngana. Mbere yo kwinjira mu mabi ya koci tujye tubanza aho tuwatambuke neza tudasebeje ngo badukandire, kuko umuntu wese wamusebyaga yaramukandiye abinkoma amayi. Abo bose urabizi iyo fata yakandi ukuntu bimera. Iyo jihad warabibonye ko yayobotse. Yarabwiye ati ngiye kuba babarevo. Umva rero ishyano muyoboke yakoze. Umva hano. Nibona havuye ikintu cyo kubabwira ngo dukore bato na meme na Gayeri. Ubara ukuntu abantu bajya bambwira ngo ni umukire bakabimwira bakabinyumvisha. Hari ukuntu abantu bajya bambwira ngo koci Gayeri ni umukire bakabinyumvisha nge ntarabibona kuko bibwirwa n'akanyenyeri. Abagakandiwe bakora za RBA baraza bakavuga ate baba we niyo banyirukana we umukire yantunga. Nzaza mvuga ijisho ribi barebye rake niyo koci Gayeri. Niyo mpamvu rero hahawe agaciro fata ari ku brandinga yaba Kigali Universe yaba he. Yego narabivuze ngo abantu birirwa bambwira ngo koci Gayeri ni umukire. Umva rero umwanzuro yafashe nyuma yuko bamubwiye uko, ariko mana yanjye umva abantu bakavuga yuko byo n'amafaranga afite ari umukire. Bari kuramana gashobora kuba ari umukire kuko bari birore cyo kureba Gayeri. Ndamuhamagara bro. Ibi byose babavuga yema mbivuga muzababaza namwe ko rero naciye muri Jado ngezaho nanirwa kwihangana kubera ubukene, kubera ukuntu ntihagije, kubera ukuntu abahanzi mba managing ariko simbashoramo. Birasaba ko Chris atava mu muryango wa gikire akabanza akazana amafaranga nkamwereka uko akoreshwa. Bikeneye ko ariyo nibuzinda abanza avana amafaranga mu Bugande nkamwereka ukuntu akegetwa. Nkeneye ko Charianina mbahuza na Orezi muri Razizi, ariko nubundi ntigeze na miliyoni ya views, ariko yakegese n'uwo mujyo. Aho TMC agendeye muri Amerika nibwo yubatse inzu igeretse aka i Nyarugenge gatatu. Turabanza tugatohoza Jara. Platinisi ye ntiri mu bibazo ngo zese shaho bivuge abihise na mama yake. Aya ya mahoro pe. Okay, kandeke kuhinjira ndakwibikiye ko se nakobaza nanjye ntohoza ko bana aramupfumbata se. Nta mupfumba ariko bimeze neza. Gezaho kuvugira kuri babo twikomereze. Uyu agezaho kiramurenga simvugire muri iri jwi. Ndamuhamagara bro. Ibi byose babavuga yema mbivuga muzababaza namwe ko rero naciye muri Jado. Aca muri Kabanda Jado ari we no pujaciyemo ngo yirukane fata, ariko yasobanuraga uburyo ngo atazi iby'ikirego. Inshuti musangire kubwira ibindi bi uzi urukiko rw'iki gihe ngo ntabyarazi. Yabivuze ngo ntabyara ntanabibumvisha ngo ariko ngo Kabanda babwiye ngo yirukane fata niwe yaciyemo kujya bakegeta amafaranga ya koci. Bagire bate? Oya bakegete se. Umva mbivuze banitubwiye. Cyo kureba Gayeri. Ndamuhamagara bro. Ibi byose babavuga yema mbivuga muzababaza namwe ko rero naciye muri Jado wari manager Melody kera nyirisibo. Ndamubwira ibintu dushobora kubikuramo amafaranga. Abagabo bombi bakabona yabo natwe tukabona. Aba bagabo bombi Bruce Melody wa koci The Ben wacu buriya nikabavuga, ariko iyo bimucika nyine twayigwita dukegeta The Ben wawe ubu guseka mushyira mu ntambwe ngo bato akaza akakubwira amateka ave byihore abagayitse. Uri kumva muze reka ndekure uri kumva umusa arangije ngo tubigenze gute ko ari umukire buri muntu wese ari kurya, none babona yabo gute natwe tukabona yacu gute kwahoze umanaginga Bruce wamungezaho. Ariko urumva imigambi yaba bakapo ngo se ndarenza hiki wanyemereye nkaca muri Amerika iminota ibirukambaza ibyawe. Ca muri Amerika iminota Ce muri Amerika kuko bifite ahantu bihuriye.
ubwe nta ruhare yagize kugira ngo Charly na Nina bave muri game. Subiza nawe uri umusiniya. Ntiyabamenashe. Ntago rwabura. Ntago yagiye ntibagiye kwa DJ Pius bivura biranga. Muhanza managing undi. Ariko nabo se bura barishyashya mukumvikana hagati yabo bombi. Shyashya arihe? Ndi gutariye inkuru nibwo namenye ko Nina mu bihumbi 2000 yari afite imyaka 18. Performinga za Nairobi, Mombasa. Zambiri ya be. Uri kumva Mako yamukomye kangahe si 2-3 aba umwe n'umwe wo mu muryango wa Gice wo mu muryango wa Gikire. Uri kumva guhuza biragoye aba baprosha umwe ntiyari yundi za breba za mubyimbishe ubyimbye arazo. Uri kumva biragoye guhuza ndetse bihakaruka ariko babona ko izina bubatse ribapfiriye ubusa. Nyemerange muri Amerika batoroka nk'abandi bose ariko baguye muyoboke yarabarekuye ariko ururedi ibibazo abahanzi benshi bagiye bazima baratandukanye na muyoboke ibibazo byaraje ngo yarashinze dise yabasigaga mu bibazo se yabateraga depression yakasa ariko se ninde waroko ni nizo ubu nizo bamutaye nka Helsinki wagizeho ntiyashiba Imana ati naragiye nunambura ati ndiyo sha icanye hambaga Ivuri ntiyashimye Imana Ivuri aragaruka oya nyuma y'ukwezi yarahiye kuko bari bamaze kumenya ukuri. Ivuri agiye Vancouver ibitaramo bye bizabera he Montreal ngiraho uri Vancouver niwe wamuhaye invitation kuko yagendeye kuri invitation. Ase waretse simvanga umwandiko abantu ko banshinja kuvanga wivanga we manzubwire yaraboreranya tayira iyo gahunda yo muri men yego ubundi tuhave mitenge mu mwandiko tuhavire rimwe kuko bifitanu bihuriye muyobokanganye na coach Gayeri yamaze guterana na Charly na Nina. Charly na Nina bari bafite idarapo Kerema nta mureba neza kuko bahanganaga na Knowless ba Marina bari baricaye bariga warukomoje kuri Badirama mu mubiri jyazi gitaraganya sibirirwaga bahangana aba ntibageze aho bagera ku rwego rwa East Africa bageraho Perezida Museveni kabisa akabicaza bakiga abatumira bageze muri Amerika nyuma yuko batubeshye yuko bagiye muri yafu ngo inama ngo y'urubyiruko ngo ariko ngo nk'abahanzi ngo urabyibuka ibinyoma ndafata urabyibuka ko Arizona arindiriye y'Abanyarwanda ariko biganjemo ntibyumvikane nabi abanyamurenge turi kumvikana barahari kabisa tubifate rero nk'inyarugenge kugira ngo abakunzi bacu babyumve neza. Inyarugenge dufite Nyamirambo dufite mu mujyi rwagati dufite Remera dufite Gisozi turabifata nk'iyo migi turabifata nka men iwabo wa coach mundiriye mu ma business ye tugeza Phoenix iwabo wa bakamishi ibyo bifite ikintu bisobanuye. Tumanuke Arizona katikati noneho tunavuze ngo aba bamuyumbu tugiye kuzamo twitse kuri ba Badirama twitse kuri Charly na Nina na abantu bazengurutsaho ariko bishyize hamwe ariko bakizwa na business yitwa Sober Living. Ntari inkuru nibwo abantu bambwiye bari Arizona bambwira ati coach Gayeri naha muri Arizona turamwemera nubwo Muyumbu Jim ari umukire kumurusha ariko Muyumbu Jim afite defo yo gushora ahantu hamwe mu bintu by'ubuganga muri ayo masantere de sante ahostinga abo bantu ba Sober Living anavura n'abandi kuko afite amavuriro menshi ariko coach wahagirira ya IQ atubwira kuba VIP washora ahantu henshi wagira ngo ari no muri estate Rio Estate yego nibindi yego byinshi rwose ashora ahantu henshi hatandukanye yego. Umva rero amakuru namenye kuri Charly na Nina bameneshejwe n'uwo navuze haruguru. Bageze hariya urabyibuka The Ben ari mu Burundi urabyibuka Challenge bari mu gukora uturirimbo urabyibuka ko harimo Priscilla harimo Emmy harimo Christopher harimo Shafi harimo Adrien harimo Biensire na ese banuza babahi ba Pasi abariya nabantuza bose naba Serije ba Pasi aba bikegetera batambukanye rega itarakombeka mama yakuratuza urajya he nagutumye
bw'abanyarwanda bazi ko utari kuboneka icara yego umva rero ubwino namenye kuri manager ugiye gukorera indirimbo The Ben featuring Diamond parewe ugiye kumwubakira he Tanzania ni buriya Zanzibar n'umwihariko yego Coach Gayeri nyuma yuko bari abageze Charina Nina bageze muri Amerika bakajya muri community y'abanyarwanda benshi hano bari nibyo byabaye kuri Badirama ntanyumve nabi mba natohoje ese jara Badirama ntiyakennye compared nuko yari ameze ntiyasubiye inyuma akabona agiye kwandavura nka bimwe bya Safi Madiba akiroha yagiye kwiga basi ugiye kwiga wabugiye kuzamura ubumenyi Tewose yaranditse ati umukire wabuze yacira nayamira nkuru kuri igihe iriho nyuma yuko Harmonize yamwishyuraga mujyana Musanze ubu ngubu nyine byanze simutindeho siyo nkuru Charina Nina bageze hariya babona ko ari ngombwa ko bashaka arimo kamaboko kujya batuze ibyangombwa biragoye bitewe n'ibyabajyanye ariko kandi umaze igihe hari n'abakomisiyoneri babikugiramo ko Kigayeri yabateye uw'inyuma yanga kubafasha yanga kubahesha akazi na business afite ndetse harimo ibintu bifitanye isano n'umuziki ubafashe basohora ama video meza ubafashe niki ejo bigende aho simpinjire none se yabatewe inyuma bituruka kuba barakoranye na Muyoboke oya biturukamo ko ahubwo ari abahanzi biturukamo yuko nabo bari bariteretse kandi hari ukuntu n'igihugu kiri gufavoreza umwana w'umukobwa n'ukuntu banarebwa n'icyo gikundiro kandi East Africa bari barayikegese mo Wadani Bruce yagiye gushaka Shiba Bruce yagiye gushaka uyu Dikenzo forget ibyo byejo mu gitondo yagiye gushaka yo ya Jamal oya FIFA maker ya indi muhira yasohoye yego ashaka gukora breakthrough biramwangira mu gihe bari yabamanukaga ba Joe Steady bakarekura muri za basangira nabande naba Benda birirwa baby kura bicaza yidu avuga ati mana yanjye ndishyura video na kiburi kimwe basasha vibe bicara bakiga kugeza ubwo nabarazi bari baramaze gutambuka abatera uw'inyuma nihutishije uwitwa Muyumbu Jimmy yabahereje amaboko yombi arabakira ndetse abakorera ikintu gikomeye cyantangaje aravuga ngo nahaye akazi abanyarwanda benshi byensire n'abanyamurenge ntimunyumve nabi si bisanzwe se batanga ubwino kandi muri abastari ntimushaka kugayika dore ko bari bafite n'abantu babaha icyo kurya bakigumira mu nzu ariko reka dukore twifashe ngewe kugira ngo mbazane muri business zanjye nyinshi hano Arizona ubwo ni nyuma yaho ba Kitoko bari baravuye mu Bwongereza baraje kuyoboka urabizi ko ba Medi bagezeho barimuka bakubiranyijaho tubisobanurira abantu neza bose hariya niho bakambitse hariya si wabo mu mwanya wawe se shari kiriki hariya si ho bari bose bakambitse ndahabona rwose rero Muyumbu yaravuze ngo nimbashyira iwanjye n'ubundi nabahemba ariko umuceri wanyu kameneka reka mbashakire mu mwanya wanjye duhuje umwuga ni nkuko Jaras yasabira akazi umuntu kwa Max TV kwa Pizo mu mwanyi we kavuga ati hariya ni mu bazungu ni company y'abazungu naho abanyarwanda benshi akazi ntibazabamenya ndetse ndabasabira mugende mukore ku rugo rw'abasaza sinabakecuru amafoto ndayafite ni ngombwa se ko waza kuyacishamo ndashaka no kuza kuvuga umuntu wampaye ububwino kugira ngo nawe bamurebe neza muyacishemo umuntu usoboya bagende oya ni fresh kuko mbangira ngo nawe banamwikome binagende neza aho gusora bange eshatu mutazemera nasora imwe bakamenya ko n'inshuti yabo ari yibivuga ngo aya makuru yanyage hanze muri showbiz biryohe ni byiza bamenya amakuru yanyu ndetse bajya muri urwo rugo ahantu bari buguma ahantu hamwe bagakora turimo tw'amaboko nge n'isa amasuku nubwo abandi babyita ibindi bari guheha ibiki ni amasuku bari gukora batuje bafasha abo bantu bakuru ariko ibyabo ntibimenyekane the same na Badirama nzi ko ari mu ruganda bakora oya hoya mu ruganda so the Don nawe ibyuma bisume babimenye Badi nawe ari kwita ku
kuba ari muri ibyo bya sober living. oya bandi ntabwo ari muri sober living ahubwo hari umukapo abana nawe mu gipangu umwemerera yuko igihe yakoze ama travel hirya no hino we yakigira handi akarekura ka interview na Muremba grand frère wawe cyangwa yajyari agakora theatre dore ko iyo uvuze filime uba muri Amerika twumva Hollywood yihe filime ntago bamwirukanye mu kibounce yaravuze ati ngiye nashobora ibyo bounce abarebye ati teruri yipu ntago tureba ingano tureba ibyo wapeze ntago iyo nkuru yizi hishwe ya Badirama hari yase muri Amerika ye baba we ukuntu byarangiye ashaka erega nawe akunda hit urabizi ko muri Demeni utamuhereyeho umuvuga ati Badirama umusaza ntago indirimbo isohoka noya ni hame ntubizi hega n'umushora hariya yaravuze ati yenda nagira Imana nkarinda nka Wiz Khalifa atazi uko bikora sha ko se buri ururima arakegeta gake nawe ubucaye ubuhuhaho none se buriya yego nawe bamushakiye ahantu aba nge ni byiza biriya bintu ni byiza ahantu nyerera si wigeze kubona hariya gafoto ariko afite icya cyuma gikupakupa warakabonye bisubiremo se narakabonye yarari gukupakupa inzu ye iwe mu rugo maze coach Gaël muri za business nyinshi akora buriya hari n'amaza kodesha ariko mu Rwanda twabyita nk'amashamburete bene nkuri ya muturirwa se yawigondera oya ni nka ya mashamburete yina ariko meza nayo nyine ntago ari ya buri wese muri ayo ma business akora rero hariya mwabonye iriya foto niho akorera ndetse ku bantu bamuha umutuzo kuko abagenda travelinga ariko Charly na Nina bafashijwe cyane na Muyumbu Jimmy ndetse numva ko coach Gaël atigeze abaha agaciro ngayo nguko rero sinzi nimba hari ikindi wambaza tuva aho ngaho ryo muri Amerika se ugira ngo hari amakuru mafite neza ubwo umuntu wampaye ayo makuru ko ari inshuti yabo na bari yabakamishi breaking uburyo kamishi kuri album igiye gusohoka afiteho n'indirimbo yitwa Phoenix Arizona mbabwira na producer nuri kuzikora Inyamirambo nabyo harya nabivuze aha cyane kuri Oasis nkora nanyari kuri Oasis ntago hano nabivuze album yuzuye yamaze gukorera kwa Mazbeat Cardinal kamisha agiye kuri mirira indirimbo yitwa Phoenix Arizona ngo ahatakasha nawe umenya ashaka gukandisha akanyenyeri ku bazungu ariko hari manager natambutseho nawe ngo ashaka ko koca ngo amukandira ngo yiga imitwe yo kuvuga ngo kabana ngo waretse ngo natwe tugakurama yacu ngo n'abahanzi sha bagakurama ibaza ariko nk'iyo migambi ntago byoroshye nimba nta kibazo mbaza rero hariya sinshaka kuvuga kuri wa munywanyi wawe wambujije nawe ubwo kari agati kamwe gakubiranyije mbatambukaho nsobanura uburyo yaba Meddy yaba Kitoko ni director se n'imirimo bafite mu rusengero rwa director director urusengero n'urugo oya aho ngaho ntago wacika ndekure se irekura kura wamfura kandi ubuhosha oya intese nginjiremo sura komeje oya jara ikiganiro uragicuritse ntabwo mwese muzi ko Meddy ngo ibintu byo kujya mwiyobokamana yego yabikuriyemo yego umubyeyi we watabarutse nawe yamushishikariza gura murongo ariko kuki abantu bose babishyira ku mugore we Mimi hondagura hovuga ngo urushishi menya ruko wenda byabaye ruko bamaze gushakana yego Meddy se ntiyarokotse Meddy se sina breaking inkuru y'umuntu washatse kumutamika 50 ngo azaririmbe mu bukwe bwe akamutera uw'inyuma ati suko bikora i Burundi amakuru urayafite cyane avance ritarane iteretse ako karima kawe bazakumva uri kumva muze ndetse ukuboko kunini uwamukinnye se nimvuga sinabyo ni bimwe byafata uwamukinnye Mind Games reka nshaka akantu k'agaterime keza ako n'ubugome jara n'ukuri ibaze kuba uri umuhanzi ibihangano bidaca kuri channel yawe abantu bakabona ngo indirimbo nziza bakunze ngo ni ya Meddy bakajya kuzishaka ntibazibone ndetse Sirowuri yatangire kuri channel ya Meddy aho yari yibwobotoreye aho yagiriye ubwenge niyiri kuri channel ye miliyoni yaguye 9.8 ijana rye ntizuruzura oya 9.8 mbakunikirana za nta wamusimbura ngo rero yego ntawazikura he ziri kuri press 1 yego rero uwo muntu afata nk'umubyeyi we wamukorera buri kimwe bahuzaga no muri production nyuma yahacengereye mu bintu byo byiyobokamana nyuma yuko
Coach Gaël yari yarahayore yayahaza bivamo ni imitwe se buriya yari afite agakiza Coach buriya yari afite agakiza oya coach afite ni agakiza imitwe shana akanyenyeri yego okay ntago ndi siri ntago ndeba mu mutima kandi ugiye kubimbwira ariko oya ndavuga ngendeye kubyo nabonye biki yego abana be nabonye bafite amazina yo muri Bibiliya ibyo bintu nta muntu upfa kubikora oya ibi biva mu muryango w'abayumbe se suzi ko biva mu muryango none se Gaël ni ryo muri Bibiliya ukadawaje ariko ubwo uteye wari ituro yongwe muramure utagize iyerekwa ngo uvuga ati Nehemiya sha karobara barakegeta ariko umukadawaje umubara kuko ituro ryaje ari kegeta nukuvuga ngo iyo ni business nayo iri mu ziraninga hariya fresh bikomeye nyuma yuko agize agakiza nyuma yuko biratambuka neza ra ibi bintu se ubuyobozi bwacu bujya butugiramo inama by'indagu byazamaguye by'indonye ujye ubyumva byishe showbiz na siporo yego intoni indagu za showbiz ya kera zabivugira mu karima kanjye ariko ndetse ageraho Imana igihe kiragera urashaka kuvuga se za gahunda zabaga muri studio hejuru zimwe zitamanurwa baretse tugahinduranya ukaza nukurisha buriya uri muri position nziza zo kubivuga nge mbivuze baravuga ngo natohoje nabi ibintu byari bimanitse muri studio barakomye abantu kubimanura bavuga ariko se noneho twijanditse rikiriki uyu nyuma yuko yakiriye agakiza nyuma yuko amaturo avuze ubuhuha yabwiye umwana umwumvira kuva kuri buri kimwe day one ati ngabo Meddy mvuze ngo iki undi muntu wisabaganyaga kuri projet za Meddy ni Medbeat Coach Gaël yaramumenesheje aramubwira ati tuza aha hari ubuzima wikijandika bihuza na character ya Meddy ndetse umuntu uri kuri Sembare bamwita Kitoko vuga ngo breaking news umukada umuntu uri kuri Sembare zo mu rusengero rwa Rikiriki ese yitwa Kitoko bibarwa muri comment batubwiye ko abadiaspora badukurikirana mwaramubonye bantu banje bari Arizona muri iyi nkuru wibuka amafoto nagusezeranyije nibukwereke uri bucishemo haba ku ruhande rwa Charina Nina haba aya Baderama yo wambwiye ko mwayabonye nta gashya mvumbuye ariko nayo yazane dushiremo yego undi ndi buguhereze hariya undi ni izina ry'umuntu wampaye ububwino basengana birafasha bamwikome ariko nanone bamenye nuko amaso yanjye ari hariya bashyigikiye umukada uvuga ngo Rikiriki afite urusengero muri Amerika Meddy abakegeta melody zose zikegetwa na Meddy ruravanse rwa rusengero abantu baramya baba barabyigiye bagira gute Kitoko bari USA ari kuri Sembare sha ko ari Sembare na piano buriya ni he yari kujya reka Kitoko kuri Sembare ndumva ari kuhafitinga na cyakijwe kabisa aho The Ben aba yarikira nari mbivu buriya The Ben rero kasha nawe nukuza imbere ya micro mind game yivugije indimi buriya numurere kabomboranye agomba kuza mugakorana projet na Rikiriki agahita gusikama akwereka ko yitandukanyije nawe akaza abantu bose bazi ngo Coach Gaël ngo yababaje ngo The Ben barabashuka nimutohoza muzamenya ukuri ahubwo The Ben yasikamye Coach ahubwo nyuma yuko ibyo bizezanyije The Ben amuteye w'inyuma muri ya mayindi ye arababara biramurenga kwihangana biramunanira atangira kumutumaho bafata uriya The Ben aba yavuniye mu mavi iya sheta bamuyoboka ati ntacyo mube ba manager bimbwiye iki buriya bakege turanumura The Ben munywanyi wanjye w'umunyamakuru amberekingira ati ntubona buriya burimi yivugisha ati buriya mu buzima busanzwe si kuri yavuga tata gufakinze dawuni bya kinyamerika gahinda umuri agacunjuma ati buriya tavuga uburi harya ajya avuga ngo iki tambutsa nk'umucyo abantu munshinja kwigana The Ben koko mutambuko numbe yawe entertaining abantu bawe yego akubaza ati wari wagira Chicago
yaje muri Sunday night yego Irene ashaka kumwataka amubaza ku mihindukire y'uruhu yego tukurisha ati ko mbona kugenda uba metisi ni ubuhoro yego ambwira ati climate change you know Irene wajya Chicago none ubu Irene ari Montreal aha turi ni Montreal bari bamwivuganye ngo ari kujya kuri gari ya moshi uri generasiyo imwe na Chita Magic ese ko mwese mwigana abantu hagashya ni generasiyo imwe mutandukaniyeho uko umwe yikorera undi akorera rubanda no gusanga nduta Chita Chita namufataga nk'umuntu nduta pe Chita se mbabwira imyaka erega mu bintu byose mane icyo nzi cyarusha Kerema 2 katari ayo makuru mfite Kerema navuze ko afite 26 Chita yinjiye 29 none uri gushuka ukuraho ameza ntago ngomba kwitandukanya nawe yinjiye 29 ngo nawe ngo isura nayo ngo ni 4 akoso ubwo arandenganya ngo mucyuye n'umwijima ngo yambaye ikote ry'umweru shamuraba gome yego yandebye nabi mwivi rya disi wacu ariko ngo yambaye ikote ry'umweru ngo wa musenzi uri kuvuga ngo shene ariko icyo nkunda nuko bongeraho umukada dore wa mukadasha ubwo imirimo iba yashima ariko se akambwira ko Shema nta gahunda baziranyeho Shema kameramani wasabe nyene mbwira bora ntacyo baziranye abantu se babana umunsi ku munsi akoze ku buryo ndamutse nje nkavuga ko Shema ari n'igihe aba boss wa Chita byo noneho ntiwantsinda have ntago we jarasi wantsinda have ikize ngo Shema boss wa ajya yaktinga nka boss wa Chita iyo Sabe yagiye mu bihugu by'amahanga Shema ni harya bimwe bya YouTube studio ujye umenya ibyo ari byo ngeje njya mbimenye ase ku buryo Chita duhuriye nko kuri harya ya hotel akoramo aha haruguru yitwa ngo oya yiyamamaza iriya ntago ari hotel duhuriye nka Urban ubu yanyereka muri phone ati dore message dore comment ziri kuza mu firirizo kuri Chita Magic buriya yazinyereka atazikwereka se nose yakora ibintu adakurikirana uko birebwa abantu aho niho twinjira tukavuga ngo punchline tohoza dore ko nawe ugenda wicaye nawe akagenda wicaye muhurire nk'ahantu umugata ariko umukada gusabye ngo nta YouTube studio iri muri phone yawe gutyo kuko ntatse yawe nako nyine nawe ntaho utaniye n'aba bandi bose vuga atagusebye kuri mikoro zanyu agusebye koko nabikwereka Debe najya avuga ati nkoresha iyihe kamera tinsaba imbabazi Melody ko nagiye mu rusimbi nkoresha iyihe kamera mvuga ko ntazagaruka nkoresha iyihe kamera mbwira Melody ko nagiye mu rusimbi umukada akijatira amakuru mwamucikira he koko ndeka kubaza uri wagira Chicago ero umugome mfite umunywanyi wa Colorado n'urarizo n'awampaye ubwino bwa Sharinani baraza kwicara bika ariko noneho ngo Sharinani n'abari kurusha amafaranga badira ari kwiga oya nta birenze ariko nanone abantu wari manager birababaje ku rundi ruhande ariko bamwibuka nayo Iburayi yarijajaye ntuzi wa mukire wa Bironje se na B Hotel ni Kinyarutarama Bironje ibiki wazanye Baderamate ndayibranding B ya badi B ya Bironda yibuka za Nyamirambo nanabihuza n'umuvandimwe wanjye waje dore ko ntazagaruka vuba nze se nkandira iki abayirirwa bavuga ko ndi umuroro umodo wabo Marina barahura shawo ngo ana yanjye ngo muyoboka amanaginga Marina ariko birutwa nuko n'igihe Philipita yamumanagingaga n'igihe iva muzika Philipita se yamanaginze iva muzika basi yapfaga kumukoresha pranka na masamba byibuze bakifata ifoto bagakora move interview kaza na Philipita prank kaza use muyoboke kweri twabivuyeho ntunteza aba bantu oya katubiveho rero ese niwe manager ni ibintu wande muyoboke ni manager wa Marina
ni ibintu byeruye cyane speculation oya bireruye bafitanye amasezerano ngo yagira ngo ubwo yari yipanze ngo ahangane na Kintu ngo amwicaze ngo kuri Bwiza kumbi ntazi Korode imigambi mibisha ari kugirana na Bwiza ko Bwiza arazimye disi urebe ukuntu ivuye muri management Melody itarasohoka numviseho utangira avuga ngo Korode ntago nabivuze Korode acemba Bwiza ntago nabivuze ntago nababwiye ukuntu Melody ni yabonye ibintu byamukoroho cyabikangiza izina rye akwereka ko indirimbo yasohowe n'undi muntu ngo ntiyasohotse wayumviye he mu ESTD ntarayiyandikisha ahubwo uba ari cyo usobanura ngayo nguko uvuze kuri management z'abahungu n'abakobwa ntekereza ibyo anyway none se mfura we regiyo ni wadutunguye kuvuga generation yose yigiriye muri Amerika ubiri kwinjira mu gakiza man bigezwe iyi ni trend bariya bose bari kujya Amerika muvumira Amerika hariya hari abayumbe benshi jyo bihuza n'abantu bagiye mu gihugu cy'isezerano ibyo bintu rero icyo dushaka ni business si ukwamamara rikiriki hit yabonye ntihagije Medri n'umuhanga mu Meduranje kamibiki yego nuwo mujyo rero reka twirire turo ahubwo turirye gikapo ntitwamamare kuko abature hafi abo nabayoboke barabizi ubwo basengana n'abadiriye ariko baza ngo rekireke yambaye ikote shangwa aje kubwiriza ni umusaza yahamya aca impaka ariko nta bantu yakuye ku mugati byabura se ahubwo nitambukiraga kugira ngo mu makuru wamenye nturamenya izina ry'urusengero cyangwa uko idini ryitwa ibyo ni bya bibazo byawe byiza biba bitumye mbyinjiramo ariko nyemba ngira ngo nzana amafoto yacishemo wowe ubwa wangaye inkuru iheruka ntago nakweretse ifoto nafashe muri metero imwe Disikirema na Romeo wigeze uyicishamo ntago wayimpaye shamengo zabadum ngende kuri Teledumba ari Montreal yime baba we buriya biriya mba nabirebye nkavuga ati mana yanjye nyemba ngira ngo nzana amafoto nerekane ngo rikiriki w'indenganya mbwire The Ben ngo nawe ubwawe uri gusikama bamuyoboke mu mayeri nawe ubwawe uri umurara kandi uriyizi mba mbwira bariya none se The Ben we uri kumuzanamo gute aho ngaho gusikama bamuyoboka ibyo ari gukora ntiyahereye kuri ba rikiriki n'ibyarangiye umwana wabaye Meddy ariko The Ben akanga kumva uragira ngo njye ninjire ku rwego rikiriki na Meddy bagize uruhare kugira The Ben atajyana ubukwe muri Amerika ibyo urumva atari undi mwandiko jara mukada oya abantu ugomba kubasobanura neza yego rikiriki yaje mu murenge wa The Ben we na Meddy harimo n'abamuyoboke ba Constantine aje gutabara nde Meddy erega nkunda ko ugenda gipfura azanywe ni nko kuza kuri Abani nje guhura n'umusheri wanjye ariko kuko na Jaras akorera nkaho gatereka musuhuza ati shana nje kugusura ndagukunda Jaras the same none se aho rero nshaka kusobanura neza yego Ricky na Meddy ni gute batumye ubukwe bwa Ben utajya muri Amerika cyane cyane ko abantu navuze ntago bagaragaye mu bukwe nyirizina yego aho ndinjira nte reka mpere kubyi Burundi uribuka ko Meddy nawe yari afite urugendo mu Burundi yego bagushaka kubihuza no kwa 12 guhuza n'ubukwe bwa The Ben ntibyakunda rikiriki nari nacishijemo akantu ngaca hejuru ntago buri yareba n'ijisho ryiza na The Ben abantu benshi bakoranye na The Ben ese ubundi mbanze nsubira inyuma nkubwire urwango rwari hagati ya The Ben na Muyoboke back in the days haryo kugora urabizi ntubizi jya umbwira ibyo utazerega mbyinjire ntabwo mbizi yego kubera ko mperuka Muyoboke directing amaso ku maso yego mperuka Muyoboke ari umuntu uri hafi y'ikitwa inshuti z'ikirere yego ubwo rero aho yaba yarashwanye na Ben ntabwo ndi kuhakuru niho rero The Ben ronchiye zimwe mu zanyuma ze hano bimwe mu bihe bikomeye bye ubwabyo yari yaramaze kwigumura kuri Muyoboke atanahinguka ahantu ari acudikanye na Marie France ari uri kumumenamo ifungo rivuye muri diaspora ibyo nabyo se mbivuge Marie France washinze TV ubwo ndi kujya umwereke The Ben yamayeri ye navuze nawe buriya The Ben si shyashya
The Ben mbwira umuntu baba barabanye usibye Muyoboke umwiziritse ejo bundi umbwira umuntu baba babanye neza kugira ngo mpite ninjira mu bya Lick na Meddy. Ben ari mu bantu bagerageza ahubwo kugumana n'abantu babo gute hera ku baraperi. The Ben we muntu wagerageje kubanira abaraperi. Bulldog amuvuga neza, Pifura amuvuga neza, na Korabo yemereye Green pirasohoka. Mana yanjye iyo mvuze ibintu abakunzi nukuri reka mbabwiza ukuri ahantu nkora kuri Oasis TV1 nimba ari umuntu nkora inkuru zikagira comment nyinshi ni The Ben. The Ben ndamukunda. Bruce Melody nimvubuka yipanga akazi kashaka kwitendeka kwijosi ryaba basiniya dukunda. Ariko The Ben nawe hari ukuntu ari umugangster munyumve neza. Nimba je wumve wa mugangster uba ufite imiturirwa mu Rwanda ntajye kuyibamo. Hari icyo bisobanuye unyemereye nabyinjiramo. Wibuke The Ben uza akaba bizi ko utari manager we ariko akakwihorera ukagenda ukabyirata uzi Bruce Melody umwihomyeho ye baba we narayiva ataragera kuri YouTube channel yawe ahita kumirira hafi ati nababonye uri kumva urebe ibintu Coach Gael yakoreye The Ben. Erega ibyazamo byose nshaka kuvuga ibintu mukavuga ngo namaranga mutima yanjye ariko nago yabaniye Coach. Ese Coach ni yamwemvestishemo cyangwa na The Ben yemvestishe muri Coach? Ese ibyo bumvikanye yarabikoze cyangwa yarirakaje aragenda? Ese ubwo ngeze ku bya Pamela ko mwavuga ngo narengereye? Nabonye ejo bundi Green bamukoresha ikiganiro Taito ivuga ngo niwe wabanje gukundana na Pamela umutereta. Ubwo mvuze ibya mama wa Pamela na The Ben. Ese ubona mvuga ibintu nzasubiramo cyamfa kuvuga? Oya ugomba kubisubiramo. Kubera igihugu turimo kibe tambarare tugere professionalisme dutohoze ntituze ngo tuvuge zinduru. Nkubwiye mama wa Pamela niwe watanze passe kuri The Ben. Ayiha Pamela amuha Pamela. Nta jisho ryiza se ariko zankore iyi platform rero ndahagera nibyo kuzimiza sinzimiza ngo kujya ngo ndusho kubakombenka natohoje. Oya bazajya ariko wari ukidusobanurira utubwire ukuntu Muyoboke na The Ben nawe ubwabyo batari babanye neza mbere yuko ejo bundi agaruka. Niryari Muyoboke yigeze avuga neza The Ben? Niryari inshuro zose nago zikari bayingana wari uhagarariye ibikorwa bya The Ben hano mu Rwanda. Yego akaba ari inshuti ya Muyoboke bafite n'ibindi bahuriyeho ariko se actingaga direct. Ariko nta nigihe The Ben nta nigihe Muyoboke yavuze nabi The Ben. Kubera nyina ziko n'ubundi The Ben ari Rocky bimwe binanira kwihanganira Bruce Melody wakamurekuraho. Erega iyo umuntu ari intama nawe b'intama wibikirura ngo umusembure kuri ntare mu buryamo bwayo. Bruce aragushimashima akagukura mu buryamo wamara guturika rero uvuze akaza akakuhemukira. Ubu Muyoboke ngo nawe yageze aho ngo birirwa bamubwira ngo ahantu ngo Coach aciye ngo arabakandira ngo ba Philipita babakire ngo buriya kandi ubwo Muyoboke nta na kimwe cyagaye cy'ubukire bwa Phil afite sha. None ati na Phil w'umukire aramukandira ati narakaramukandi ati karabaye adize wagize ngo Bruce we ntiyicaye akiga ati nawe se amuvuyanye mu maboko y'ibinyoma byarinda yisaba agenda ngo yumva ayo makuru ngo aripanga atari ko wamukegeta reka ndebe inshuti yanjye Kabanda atese Kabanda nari amayeri bahoramo rero ngo barebe umuntu fata yabivuze ngo kimwe mu bintu byamubabaje nuko atariye ku mafaranga ya Coach. Ntago nkwiyumvishirije ijwi se se waretse aho tukahava gato aho tukatuhave rero none turahava gute ngewe ndagaruka aha ikiganiro gikurikira nkwereka ifoto kuko babinteguriye nkwereka ifoto ya Lick nkwereka urusengero Meddy we kubera ukuntu ari umukapo na muri respecting ayo bambwiye ko batazayima ahubwo arampi ya TikTok ari kuri Sembari kandi atari muri video shooting. Noneho ba Priscilla mbinjize mu mwandiko Lick nta ubwo nyine umwandiko mba mvuze hari ibyo nzabavugaho. Ntago uriya yari umugore wa Lick ariko urajyaho noneho mbivugira aha byose karabaye. Ejo bundi wabonye interview ya ntuza ya Oda Pasi yavuzemo Priscilla warayibonye harimo ibinyoma cyane ntabirimo waretse nkagaruka nkabivuguruza ibyo babekera ba Lick nkabivuguruza n'ibindi ba Lick bari bwisangemo nkabivuga
nzagaruke mbivuge mbyinjiremo urakoze ningaruka aha ibyo dusezeranya abakunzi ko ari byo nzahera yego rwose ariko uruhare rwa 60% rwo kugira ngo medage muri gospel ni urwa Rikiriki Forget Mimi ntazongera no kubona umuntu w'umusesenguzi w'umuhanga avuga ngo Mimi batamika afata akajya kuvuga ngo icyo kintu kuvuga yego ndacyumva ndarabyemera ko Riki yagiye muri gospel yakiriye agakiza wabibwiwe n'iki jara nanjye ndabizi abajara ubutaha rero nzakora uwo mwandiko naguhostinze kuko urumva ubu mbijije icyuya ugavuga n'abandi bantu icyo nagiye kukubaza ni iki yego comedy ari ikintu herarahiye ko azakora azajya mu gakiza agakora indirimbo za gospel ndetse akanavuga ko iki kintu yahise agikora kubera ko mama we yitabye Imana atagisohoje nk'uko yari kimusezeranyije bihurira he no kuba ari kiyamujyana mu gakiza aho niho nzahera mbereka amafoto mbabwira amakuru ubu mwandiko wihariye ubwawo wonyine mbere ku ruhare meda byivugira ko nta wamusimbura kugira ngo mimazemo byagezaho bikamunanira akifashisha Rikiriki mbere ku buryo Mimi yubaha Rikiriki urabyibuka ariko aho nkiraho meda bivuga ko Riki yabigizemo uruhare mbere ku kuntu Mimi mbere ku buryo Mimi yubaha Rikiriki mbere ku bukire Rikiriki afite nabariya batarageraho birirwa bababeshya ngo umwana ngo wo kwasera nje ubu mwandiko wihariye nkwereke n'uburyo The Ben yabateye w'inyuma mbereke n'impamvu The Ben atari gusubira muri Amerika igitaraganya ninde wundi wabivuze uwakabivuze sari muri timu ya The Ben uwo mwandiko nkutwariye hamwe Nyarugenge ntiyakwicara igasobanukirwa pe kiremo The Ben kiremo Priscilla nitse kuri Rikiriki ariko tumusaba ngo guma mu murongo mwiza watangiye wicika intege ibya showbiz nuzaguha link twakuvuze uzamwihoreye birebwe na ba Priscilla aho nzitsa kuri Oda Pasi nkubwire projet afite ya podcast nkubwire aho yavuye n'uwayimushoyemo nkubwire depression igigirana yagiranye na Muyoboke uza abantu bazisangaho urantungura ugatuma mbivuga sha byose ya reka ngezaho baba we ngezaho umukada reka ngezaho Rikiriki ntiyabaye umuntu mwiza nushaka ubikata reka rero ninjire gutya uwo mwandiko utegurira abantu sibyo umwandiko nimero ya 2 ubwo ndagusaba n'abadukurikirana yenda bazabigupropose nyuma yuko umuntu bita Dekati aje akamenasa abantu muri game nyuma yuko menye icyo Dekati yapfuye na Bruce Melody nyuma yuko menye impamvu Godfather yazanywe na Dekati amwentegara ariko wakagafata kuri Twitter cyane ndetse umurongo we nukumenasa abantu 80% arabanza gukegete ibindi bize nyuma byo kumvikana nza kumenya nabimenye mu cyunamo turi mu cyunamo nibwo namenye ikintu nyamukuru Bruce Melody apfa na Godfather nta mwanga ntirirwa musebya umuvuga nabi siwe ahereza ijambo iyo muvuze neza nta gucafuza nubwo mwamuri inshuti ba Jihad John na Brian bavugira Bruce Melody ntiyarabishe namaze kumenya amakuru y'icyo yangira Bruce Melody kandi kumenya ayo makuru no kuza nkabivuga suko ni muri timu ya Bruce Melody dore ko nta nuwo yifuza ko ayijyamo ega bose baripanga kandi ni coach bivaho ni coach biva ndetse mbabwi cyo ndakizi rwose ko Melody adafana ibintu by'amatimu uzabivugira aha nanjye nicayaho ndetse ninjire ku makuru mukeneye kumenya kuri Godfather wamenashije abantu wabateye ubwoba yose ndayafite nzasozanya n'ijwi Godfather mpamagara ndanabivuza byumve ijwi Godfather mpamagara nzarisozanya n'icyo kiganiro mwumve ngo Godfather yabwiye ibicyumukada bihuriye he n'umwandiko umukada koze ese Godfather mwari muzi ko atigeze aba mu Rwanda ni segonda na rimwe yezaho ese mwari muzi ko Godfather ibintu avuga byose muri showbiz ari ukwipanga akazi mbabwira aho yabaye aho yahitiye mbabwira ubuzima bwe kuva 2009 2012 2014 ajya mu gihugu cy'abaturanyi
ubwo 2012 2014 ajya Canada, mbabwira uwamujyanye, mbabwira icyo akora, nabonye ya nkoma amashyi ngo Bosco n'Empire n'ibiki, izana Godfather, umuntu ufite inda ngo ni Godfather. Ariko mani mwagiye mubwiza ukuri aba banyamakuru badato, umuntu ufite iyo nkuru warayibonye, umuntu ufite inda ngo Godfather mukagomeza mukamwumva, ariko ni cye kintu nabeshya ngo sinzahagaruke. Birambabaza. Uwo mwandiko uwuzirikane, nzaba Godfather ngo yirirwa ngo abamenesha, nzababwira ibye byose mukeneye kumenya, mpagazeho biraremereye. Jara tutarasoza ariko n'ubundi uba wancyuije utuma mbivuga nta nabiteguye ngo mbishyire ku murongo neza, ariko se hari hakurya nkora, wabonye wa muriro narekuye kuri Jara se na Jean Paul, gasimba nshaka gutamira imboga wamfura we. Wandekuyeho wandekuyeho wivuye inyuma, urekura ku musaza wivuye inyuma. Yego. Impamvu mbikubajije ntitubyinjiremo, ariko bagira ngo ubwire n'abakunzi bawe umukada arabeshya n'iki yabeshye mu maso y'abadukurikirana, nkivuguruza nkira aho utazavuga ibintu ntahari muri biriya wavuze. Ubwo gatoya ariko tunabwira abantu batawukurikiranye, navugaga iki? Navugaga uburyo Jarasi yafashijwe cyane n'uwitwa Jean Paul ku bya murandasi, ariko kandi Jarasi akamurusha bwa bwenge, ya experience yo ku mbuga nkoranyambaga, kandi of course nta karima ke, ariko akanamurusha connection n'abantu benshi, abastari bagenda bagufasha bagushyigikira, icyo ukakimurusha. Wakijandika urabizi ko ari isasu, ndavuga bigenda uko byakagenze, nawe agakora icyo kintu. Nitsa mu mwandiko nsobanura ngo nukubera iki mu rukiko byagaragaye ko Jean Paul yikomye Jarasi yakoreraga, naye minyawe waje gutanga ubuhamya kubera ko yari umukozi wa Mika Fashion nyiri 3D yakoragaho. Ndabisobanura, nza kwitsa mu mwandiko umwe mu bantu bakwije ibihuha ku mbuga nkoranyambaga basebya, afata inkuru y'igihe akayizana akayiripostinga, ni Disclaimer. Ndamubwira ati Disclaimer, nturi umugome wogwe, uri kwigira umutagatifu ngo ukore inkuru, ntago ubwawe Jean Paul ava ku kiriri na Mama Mira, ntago yaje asanganirwa n'inkuru mwakoze mugashyiramo n'ijwi rya karya rugo wa Jean Paul. Mvuze nabi, umukozi wo mu rugo nyine mbyita karyazo, urumva? Yego, urayibuka iyo nkuru? Ntago ari kumwe na Big Man, ntago Jean Paul cyamurenze yarangiza akabarega muri ribu. Yego ribu hari ukuntu yoroshye inkuru za showbiz, munanapfukama musaba imbabazi, ariko wori kurenganya iki Jara? Wamurushije iki? Nyuma yaho si wewe wamusebeje, arangiza ukamuha akazi kuri DCTV. Ibyo ndabivuga mu mwandiko. Mbivugiye iki rero? Nuko nawe hari amayeri nasozanyije mvuga wakoresheje kugira ngo namwe ibibareba cyane mu byikureho. Gira icyo uvuga ubwo nkoze samari. Umukada arabeshya, icyo ni icyambere uheraho. Ntago ubeshya. Yego, amayeri se nayaye utayavuga ijambo nyavuga. Ako Jara urabona muzansinzirana. Nabonye umunywanyi wanjye avuga ngo Jarasi se ngo umurekuyeho, ngo se koko ngo shango reka nkandeho numve. Jarasi yaranguze, Jarasi turavuga, Jarasi mukunda simbabwira amakuru ye. Ese ubwo Jarasi ye ntimumukunda, na Jean Paul mukunda simbabwira ibye, kugeza ubwo wo hostinze Jean Paul akaza kandagaza Bruce Melody ngo yifungishije. Ndangije shamenya bwa mbere mu mateka n'ubugugu bwa Bruce Melody akandira Mama Mira. Menya ari yamenye ko igikoma cyabuze. Ntago ari we wenyine ahubwo yakandiye na Jean Paul. Ibyo simbizi, ni wowe ubizi, nge mvuga amakuru nataye, ayo ntataye nyine nkubwiye ukuri. Jean Paul na madamu bose, na Jean Paul yari mabusa arakandirwa cyane. Ye baba we, n'ukuntu yasebeje Bruce Melody ajya stage yambaye imyenda y'imfungwa zo mu Burundi avuga ngo ikinyoma cyabo ngo turabayobewe se, ko njye mvuga ibinyoma bakoze, akubu nzaze musebye koko ngo nibwo muzabona ko nari muri team. Oya, nta mpamvu. Bruce abirengaho akandira Mama Mira. Burya na Jean Paul se namenye ibyo uri hanze disi wabashije kuvuga. Yarakanze hose. Yo we. Kandi tumushimire Bruce. Ariko se wari ubizi ko zageraho nawe ugahostinga Bruce nyuma yuko hostinze Jean Paul mu musebye? Ishwe.
ntabyo wari uzi ariko ubu uri umweru uri intama ngo wisekera ayo mayeri yawe namwe yabakame mu mwandiko wisekera sha na melody ahazi ugaseka tase koko murabago reka mba nkure ndabona umwandiko ugiye kurangira ni ngewe uri kurekuraho reka dusoze ega nta mafaranga muzanjyana nta buhumekero namwe abantu barabakunda ngomba kuza nkavuga ibyanyu ugeraho uyobya n'ubundi burari buremereye muvugiye ahe wawe noneho hashye ese reka nkubaze si iki kibazo ko gikomeye uragisubiza ko nabonye Jean Paul afungwa nkabona ifoto yacaracaye y'uwitwa Ingabire Victoire na Jean Paul buriya mu gihe cy'ifatwa ryayo warabimenye bari basanzwe bari inshuti wigeze umenya nka fununu kuri iriya foto nge byaneye ubwo buzi ko yanabyisobanuyeho aza kuvuga ngo yari yagiye kumutumira ngo mu bukwe siko byagenze oya iriya foto yayifashe 2019 yego ari guko bari bamaze gukorana ikiganiro cyaciye ku museke yego abasura umuseke barebye kuri channel yayo babona iki kiganiro yamukoresheje yego muri icyo gihe imbere ya corona akiri freelance wagira ngo ni garade ngo ngiye ngo ni umufreelance baramuri pe iri garade yaritsindiye so rero iriya foto urumva hari igihe yakozanyijeho n'agasuku na Sadat barayigarura banayigaruye mbere yuko afunga yego bayigira impamvu iturufu bavuga ati umuntu nk'uyu wifotozanya na Ingabire niho yabisobanuyeho yego nibwo yafashwe icyo kintu nyeziho urumva se ntagusubije ariko ngo hari ibimenyetso wahishe ibiheze simbizi ndi kubaza oya wahishe ibimenyetso ubutabera biragoye waba uriheze ariko ngo imicyo mwarayitangaga ku manza ngo nicyo cyatumye mwitereka sha ngo imicyo mwarayitangaga ariko umusaza yari amaze imyaka 10 mu nkuru z'ubutabera imyaka 10 si mike ese wazampostinze reka ngarukiriza oya nago hostinze naba mvuga gutya itariki iyi niyi Jaras ubwo yakoraga ku Isangosta akorana n'umunyamakuru witwa Sumuta byagenze bite ko yari afite ubukwe bugapfuba kandi bavuga ko ari ukuntu bitagenze neza habaye iki bivuge nutabivuga mbyivuge Asumuta ni mwakoranye nta bukwe yari afite nanuza na wa mu modo nta mico yindi yamusanzeho ubwo nuko naba nkubaza ubwo iyo uhanganye na kamera igutunzeho hari indi sura ugaragaza byavuzwe ko atabashaga ubwo se n'urwo rwego ako nagakeregeshwa mba nguwa ningo hosting aha iniga ntiyabashaga ye baba we nguwo Jaras wanyu mutegereza hanga yitereka tubwira Donido ya Showbiz uzajya uturuka nka 2010 niho nakemera honyine nukuri bizanshimisha Jara kubera nzi ko ufite byinshi kandi diwo yanjye nawe nubundi ntago hostinze nanjye naba ndishanyarazi ariko nanone nkavuga ngo nibyo waca hejuru ngiye sinakemera ko abakunzi bacu batahiraho narekura kandi tukamenya